Okay, mashi. Marayika Ange wisangiye uwagukunze mwibanira ubudatana Imana irabitegetse. Iyi ni indirimbo y'ubukwe ya Minani Rwema. Mu bukwe bwose abageni baba bameze nk'abamarayika twabambitse imyenda myiza kenshi yererana bishimye, imiryango yakoranye. Bamwe bemeza ko aricyo gihe baba batangiye kwishima, gusa abandi bemeza ko ari wo munsi bicuza kuba warabayeho mu buzima bwabo. Kenshi abajya kubaka cyangwa gushyingirwa baba barabanje kubisezerana no kubyiyemeza mbere y'uko babyereka abandi. Wibaza ni gute baba barabanje kubyiyemeza bakemeza n'abandi bantu ko bagiye kubana, hanyuma hashira igihe gito bakavuga ko bikiniraga, bari bahubutse, batari bazi ibyo barimo, bitagishobotse, ko bashutswe. Niyo hari igihe kigera umuntu washakanye n'undi akumva ko agomba gutandukana nawe ku kibi n'icyiza, akumva ko atagomba kugumana nawe. Ku mugani wabo icyiza si uko batandukana, aho kugira ngo bagume babanye gutyo. Ubushakashatsi buherutse gukorwa hano mu Rwanda bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda bwagaragaje ko gatanya iri hagati y'abamaranye imyaka 4 yonyine babana iri ku kigero cya 20.9%. Ni ikigero kiri hejuru cyane. Ubanza ariyo mpamvu umuhanga mu gutekereza Burezi Pascal yavuze ngo gushyingirwa nicyo kintu kiduhuza, ariko ni nacyo cyago gikomeye. Gushyingirwa kandi mureke tunoze ibitekerezo ku gushyingirwa. Njye ndi Aimable Niyongira, a teacher. Ikaze mwese muri 2021 mu gihugu cya Maldives, Kazakhstan, Uburusiya, Belarus n'Ubushinwa nibyo byari ibihugu bya mbere mu kugira gatanya nyinshi ku isi. Ariko Qatar, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam n'Ubuhinde biri mu bihugu bifite abaturage badatandukana cyane. Kenshi mu madini, abayobozi, abajyanama bose batwigisha bemeza yuko gushyingirwa byavuye ku Mana. Muri Bibiliya Matayo igice 19 umurongo wa 5 hati irababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Nanone urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 7 umurongo wa 2 hati ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira umugore we n'umugore wese agira uwe mugabo. Nanone muri Bibiliya ntagatifu ibaruwa ya mbere y'Abakorinto ibice 7 umurongo wa 9 hati nyamara niba badashoboye kwihangana nibashake, kuko ikiruta ari ugushyingirwa aho kwicwa n'irari. Irari ry'ibitsina naryo rizarekora. Ubundi irari ry'ibitsina ni kamere, ikibazo ni imyitwarire tubigiraho. Testosterone, umusemburo wo guhuza ibitsina ku bagabo, ndetse na estrogene na progesterone ku bagore. Iyi ni isunikira abantu gushaka guhuza ibitsina ndetse no kwimara irari. Iyo babikoze havaho ku musemburo wa dopamine, umusemburo utera kubata, bakumva babyongera. Niba ushatse kubyongera udafite umugore ubwo urasambana. Ubwo rero gusambana si byiza, ahubwo ni ugushaka umugore cyangwa gushaka umugabo kugira ngo wimare iryo rari kandi udasambanye. Ikibazo ni uko mu mibiri yacu uwasambanye aba ashaka gusambana n'abandi, agahora agirira amatsiko abandi. Ariko abahanga mu gutekereza bavuga ko ari imyitwarire mibi, kuko ubundi umuntu yaremewe umwe n'undi aremerwa undi umwe. Umuhanga mu gutekereza n'umwanditsi wo mu Buhinde bita Jiddu Krishnamurti yaravuze ngo iyo ushyingiwe ugira uwo mukorana imibonano mpuzabitsina yizewe, mukagira abana n'ibindi. Ushatse wavuga ko nta rukundo, kuko umugabo akoresha umugore n'umugore agakoresha umugabo, kuko umukenera nawe akagukenera, kandi ibyo ni ukuri. Niko yavuze. Ushatse wavuga ko urukundo ari uguha ibyo ukeneye nawe ukamuha ibyo akeneye. Iyo mubihuje mukabona hari ibyo muhuriyeho biba ari akarusho. Niyo mpamvu umuhanga mu gutekereza Burezi Pascal yavuze ngo niba udakunda cyane nukunda bihagije. Arongera aravuga ngo ntabwo dukunda umuntu, ahubwo dukunda imico ye, kuko imico ye ariyo ituma tubona ibyo dushaka. Niba ukunda gusabana biroroshye gukundana n'umuntu muzasabana, nyamara abandi bashobora kuba bamunenga bavuga bati ntabwo bakunda imico ye. Lucky Fribe Dube
umuhanzi wo mu njyana ya reggae wari umunyafurika yaravuze ngo umugore ashobora kuba ari uw'agaciro imbere yawe ariko ari igikinisho ku wundi. Niyo mpamvu tudakunda bimwe, tutanezezwa na bimwe. Rero ni byiza kuba twashyingirwa, tugashyingirwa n'aba bandi tuvuga ko bazaduha ibyo dushaka, iki gihe ntabwo uzicuza. Rero ntugomba gushyingirwa kuko undi yashyingiwe, kandi ntugomba kumva ko gushyingirwa bigendana na gatanya. Ibyo ni ibitekerezo by'Abanyamerika. Iyo ni ibyavuzwe na Sadhguru, umwanditsi w'umuhinde, muri Bibiliya ntagatifu, ibaruwa ya mbere y'Abakorinti, ibice 7, mu murongo wa 28, ati nyamara niba ushatse nta cyaha ukoze, n'umukobwa aramutse ashyingiwe nta cyaha bakoze, ariko abo ngabo bazahura n'ingorane z'urudaca arizo nifuzaga kubarinda. Niko handitse. Umuhanga mu gutekereza Sokrate we ati nushaka umugore mwiza uzishima uba umusizi, ariko nushaka umubi uzaba umufilozofe w'umusazi. Ndetse na Hitler Adolf bise umugome wa mbere yaravuze ngo ntukanenge ibyo umugore wawe akunda kuko aba yaragukunze kandi ntuba waramureze. Byumvikana ko uko bimeze kose ntugomba kwitega ibyiza gusa mu gihe ugiye gushinga urugo, kandi bitwumvisha ko umukunzi wawe aba atari wowe 100%, kandi agataba uwo ushaka kwaba we 100%. Rero kenshi mu gihe mugikundana aba ari kukwereka uruhande rwiza, kandi rero gukunda umuntu ukwereka ibyiza ibyo biroroshye. Urukundo nyakuri ni ukugira byinshi byabatanya ariko mugakomeza gukundana. Ibyo byavuzwe na Gaulo Oparidasi, umuhinde uzi kuvuga amagambo meza. Niyo mpamvu Elizabeth Alexander Mary wabaye umwamikazi w'Ubwongereza yavuze ngo intimba isobanuye urukundo nyarwo, kuko wakunze cyane niwe ushobora kubabazwa n'urukundo cyane, kandi wakunze cyane niwe ushobora gushimishwa n'urukundo cyane. Zig Ziglar, umwanditsi, yaravuze ngo ikinezeza mu rugo si amafaranga ahubwo ni urukundo. Martin Luther we aravuga ngo nta mubano mwiza, urugwiro no gusabana biruta kugira urugo rwiza. Umwanditsi Esther Perel cyangwa Anne Randers yaravuze ngo gutandukana kw'abashakanye bitangirira mu cyumba cy'uburiri kuruta mu bindi byumba. Bivuze ko mu gihe mukundana musabana yagorana ko mutandukana byoroshye. Ni mu gihe kenshi bamwe batekereza ko kuba waha mugenzi wawe ibyo akeneye bimufasha kugira ubuzima bwiza, ariko ntumuhe umwanya yatuma babana neza. Yego biba bikenewe, gusa si byo byonyine. Hari abizera mu kwifata kugira ngo badatakaza imbaraga. Mu mico imwe n'imwe bavuga ko bituma baramba, ku buryo bibongamira umufasha wawe. Gusa nk'inaha mu Rwanda cyane biterwa no kubura umwanya kubera akazi. Nk'ubwo umwami Leopold wa kabiri Louis Philippe, umwami wari uw'Ububiligi wakoronije Kongo, ibyo kwifata ngo ubone imbaraga njye byarantaniye, ariko byaranyangije bikomeye. Ahubwo maranshaka uwo tudahuje igitsina mwiza. Urumva nk'uyu yarabigerageje biramunanira, uko abonye uw'igitsina gore mwiza akisanga byamunaniye. Niyo mpamvu tubona itanura ry'inkundo zigurumana ziruka inyuma y'abakobwa beza. Nabo niko bibwira bati tugiye kwifata twega imico myiza, ariko yabona umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza akibagirwa ibyo yari yiyemeje. Kenshi nawe usanga imico y'Abanyamerika n'Abanyaburayi iva nka cohabitation. Cohabitation ni ukwimenyereza kubana n'umuntu ariko nta sezerano mufitanye. Ahandi usanga wibanira n'umuntu muzwa no gukora imibonano mpuzabitsina nta gitekerezo mufite cyo kuzabana, ahubwo muti muri kumenyerana. Bakubajije bati mbese mugenzi wawe ni umufasha wawe, ukaba utavuga ko ari umufasha wawe. Hari kandi n'icyo bita situationship. Iyo ikunze kuba mu makaminuza, ni igihe abantu bahuzwa no gukora imibonano mpuzabitsina ndetse no gusabana, ibyo byonyine gusa, ariko nta gitekerezo mufite cyo kuzabana cyangwa se ibindi birenze kuri ibyo. Ariko buri wese akaba abizi yuko agomba kwita ku wundi kuri ubwo buryo. Kenshi mu batekereza gutyo baba bumva banyuzwe, ariko ntihabura bamwe banenga mwene iyo mico. Niyo mpamvu abahanga benshi bakubwira ko ari imico mibi, ikiruta ari uko washaka aho kugumana iryo rari ngo bitume utuza. Byose biba byatewe n'uko nta sezerano muba mufitanye. Birashoboka ko mushobora kugirana isezerano mwebwe ubwanyu, ariko kandi byemerwa ko umuryango mugari wabyemeje. Muri Bibiliya ntagatifu igitabo cya Tobi ibice 7 umurongo wa 17 hati hanyuma ahamagara nyina wa Sara
amutegeka kumuzanira icyo yandikaho amasezerano y'abashakanye yemeza ko Sara amweguriye Tobi ngo amubere umugore nk'uko iteka ryanditswe mu mategeko ya Misari bigena. Ibyo birangiye batangira kurya baranywa. Nanone muri Malaki ibice 2 umurongo wa 14 hati nyamara mukabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije n'ubwo yari mugenzi wawe. Birumvikana ko byoroshye kuba washaka uwo mukorana imibonano cyangwa se wakwishingira, gusa nk'uko byumvishe guhera kera habagaho imihango yo gushyingirwa ndetse n'imihango yo kwemera isezerano hagati y'abashakanye, yaba hagati y'umuryango mugari ndetse n'Imana. Ubwo rero kuba mukorana imibonano mpuzabitsina ntuzishuke wemeza ko wamutsindiye byarangiye nta handi yajya, kuko kenshi iyo nta sezerano mufitanye aba ari nta n'ikimutangira gihari. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timote ibice 3 umurongo wa 12 hati abadiyakoni baba abagabo b'umugore umwe bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo, yaba mu bihugu byinshi ndetse na leta y'u Rwanda hamwe na Bibiliya bashishikariza abantu gushakana hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe gusa. Rero kuba wagira uwo mwasezeranye ku giti cyanyu, ubwo ni namwe mugomba kubika amasezerano yanyu mu gihe habayeho kuyarengaho. Ariko niba ushobora gutekereza ibyagutse, ugatekereza ko bishoboka ko mwazatandukana, ugatekereza ko rimwe na rimwe hashobora kubaho kutumvikana cyangwa se akarengane, ni byiza kuba washyingirwa mbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Iki gihe uzaba ufite amahirwe yo kuba uburenganzira bwawe buzubahirizwa bwuzuye. Matayo 5 ibice 32 ati ariko jyewe ndababwira ko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Turi mu gihe ibitekerezo byo gushyingirwa ndetse no gushaka bigaragara ko bikomeye, cyane cyane mu rubyiruko. Abafite ubushake bwo gushaka ni bake rwose ugereranyije n'uko bakabaye babyifuza, ariko ubushake nibwo bushobozi. Niba bishyiramo ubushake bazanabishobora, gusa nk'uko tubyumva ntabwo ari ibintu byo kwirukira mu gihe utabitekereje neza. Birakomeye ariko birashoboka, ndetse ni nabyo bitanga amahoro iyo bigereranyije n'imibanire yo kurobaroba. Muri Bibiliya ntagatifu ibaruwa ya mbere ya Timote ibice 4 umurongo wa 3 hati abo bantu babuza abandi gushyingirwa cyangwa kurya ibiribwa bimwe na bimwe, nyamara Imana ariyo yabiremye kugira ngo abayoboke bayo n'abandi bazi ukuri bajye babirya bayishimira. Ntabwo bisaba kuba uri umuyoboke w'idini ngo wumve ko gushakana byemeye hagati y'umugabo n'umugore ari byo byiza. Uko ni ukuri, bisaba kumenya ukuri konyine, kandi ni byiza ndetse ni n'ibyo guharanirwa, gusa bisaba kwihangana, kandi nabyo bizarema igisekuru cyiza cy'abazadukomokaho. Kandi ikindi cyiza cyabakomokaho ni ugukora subscribe